Bene data bakundwa, ndabashuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jyewe nitwa Keri Rwamapera. Kuri uyu munsi wa nyuma, ku munsi w'ukwezi wa 24 muri uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2023, uyu munsi nifuje ko tujya mu byanditswe byera, tukagira icyo twiga mu ijambo ry'Imana, icyo dusangira mu ijambo ry'Imana, kandi ndasaba Imana ngo idufashe ijambo ry'Imana rye kutubera amateka, ahubwo ribe iritureba twebwe bo muri iyi minsi, kurushaho kwitegura kugaruka kwa Kristo. Kuko natangiye mbabwira, umunsi ni umunsi wa nyuma kwitegura isabato. Tugiye kurebera hamwe amateka y'ibyabaye mu gihe cya ba sogokuruza bacu umwuka, kugira ngo biduhe ishusho y'iminsi duhagazemo n'icyo dukwiriye gukora. Tugiye kurebera hamwe umukurambere wacu mu byo kwizera Yuda, ndetse na Tamari, ariko tureba cyane cyane ku ngingo yo gutinza no gutebutsa kugaruka kwa Kristo. Turi busome cyane mu Itangira igice cya 38, aho tubona Yuda abyara Peresi kuri Tamari. Nibyo tugiye kwibandaho cyane uyu munsi. Reka dusenge Imana kugira ngo idufashe mu gusobanukirwa n'icyo idushakaho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye cyane yuko wagiye utugendera mu buryo butandukanye, ukatuvana mu mirimo n'ahantu hatandukanye, ukatuzana ukatugira abana bawe. Izina ryawe ryubahwe. Tuje imbere yawe muri aka kanya ngo twige ijambo ryawe. Turakwinginze ngo ukomeze utwigishe, utuyobore mu nzira yawe yo gukiranuka, ubwo uzaducyure mu bwami bwawe. Tubisabe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Itangiriro igice cya 38 tuhabona amateka akomeye yabayeho mu gihe cy'itorero rya Yakobo, cyangwa umuryango wa Yakobo, ariko tubafata nk'itorero kuko natwe turi itorero ryo muri iyi minsi, kugira ngo turusheho kunguka, twumve neza icyo ijambo ry'Imana ryavugaga hano, natwe icyo dukeneyeho. Yuda ni umuhungu wa 4 wa Yakobo. Muri iki gihe cye hari hakiri amasezerano akizwi neza muri uyu muryango cyangwa muri iri torero, yuko Aburahamu yari yarasezeranijwe ko muri we amahanga yose azahererwa umugisha. Uyu mugisha nta wundi ni Kristo Yesu wagombaga kuvuka maze agacungura inyoko muntu. Ibi ngibi itorero ryo kwa Yakobo bari babizi, kuko nta masezerano bari bazi akiri aho hafi kwa sekuruza w'uyu Yuda, ari we Aburahamu, kuko Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara uyu Yuda ari umuhungu wa 4. Byumvikane neza ko iyi nsanganyamatsiko y'amahanga guhurizwa muri Aburahamu agahabwa umugisha ni ikintu bari bazi kurenza natwe ahubwo bo muri iyi minsi, kuko hashize imyaka myinshi. Ariko tugiye kureba umwiteguro w'uyu mugisha
uko abana b'Imana bagiye babyitwaramo muri iyo minsi, kugira ngo natwe tumenyereho icyo dukwiriye gukora kugira ngo twitegure Kristo we wenda kuza muri iyi minsi turimo. Mu Itangiriro igice cya 38, dufata Bibiliya zacu. Itangiriro 38, turahera ku murongo wa mbere, aho tubona muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwa Hira. Mwibuke neza ko mbere y'uko Yuda ava muri bene se hari igikorwa cyari cyabayeho gikomeye cyane, aho aba bahungu bateraniye hamwe bakajya umugambi mubisha wo kwica mwene wabo ari we Yosefu. Yosefu bamugira inama yo kumwica. Umuhungu w'imfura Rubeni bumvikana ko uyu mwana bagiye kumuta mu rwobo. Hanyuma Rubeni we yari afite gahunda y'uko nibamara kumuta mu rwobo azaca ruhinga nyuma akamuvanamo akamushyira se. Nyamara ntibyakunze. Tubona ko Yuda yazanye inama ariyo yumviwe kurusha y'umwana w'imfura. Bitugaragariza ko Yuda mu by'ukuri yari afite ubutware kuri aba bantu bene se, kuko yabashije kuvuguruza umwana w'imfura ari we Rubeni. Yuda aza kugira inama bene se ati, uyu muntu rero twamugurisha mu Bishimayeli, mu bacuruzi, bamujyane mu gihugu cya Egiputa, kandi koko barabyemeye. Uyu muntu wari ubarimo mwene se muri iri torero, wari ufite umwuka w'ubuhanuzi nk'uyu, wari ushoboye kureba ibizaza imbere akagira inama iri torero ibyo bakwiriye gukora mu minsi nk'iyo, niwe baciye bamwohereza mu gihugu cya Egiputa. Ni icyigisho kirekire tutajyamo aka kanya. Nashaka kubereka ko Yuda yari umuntu ukomeye muri uyu muryango, kubera ko yabashije kuvuguruza ibyo umwana w'imfura yifuzaga. Ntituzi icyajyaga kuba iyo Rubeni koko afata Yosefu akamushyira Yakobo, hanyuma Yosefu agatekereza Yakobo uko byagenze bamujugunya mu rwobo, hanyuma akaba atabawe na Rubeni. Mbona ishusho mbi ko Yakobo icyo yajyaga gukora cya mbere cyihutirwa yajyaga kuvuma uyu muryango, kandi Satani yajyaga kuba ageze ku cyo yashakaga, kuko uwo muvumo wajyaga kubakurikira kandi wajyaga kugira ingaruka ku gakiza k'inyokomuntu. Dushima Imana ko hari ukundi byagenze. Ubwo nuko nguko Uwiteka bishatse, Yuda ava muri bene se muri iyo minsi. Ibyo bimaze kuba, aragenda acumbika ku munyaduramu witwaga Hira, uyu munyakanani. Umurongo wa 2, abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujyana aramurongora. Bene data, icyo tubona aha ngaha ni uko Yuda atigeze agira ijambo abwira uyu mukobwa, kandi cya kabiri yarongoye umunyamahangakazi. Iyo turebye neza mu bintu bijyanye no kurambagiza, nk'uko tuza kubibona n'ubundi, kurambagiza gushamikiyeho kubwiriza ubutumwa, kuko tubibona mu gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi turi buze kugisoma cyane kuko gisa neza n'amateka ya Yuda na Tamari. Mu gitabo cya Rusi tubona Nawomi abwira Rusi n'undi mukobwa, abakobwa bombi ko bari barashatse muri uyu muryango, ababwira ngo bisubirireyo kuko nta bagabo yari agifite, nta bahungu yari afite,
bisubirira iwabo. Ariko tubona Rusi ko anamba kuri uyu muryango, kandi n'amagambo yakoresheje avuga ko Imana ya Nawomi ariyo izaba Imana ye. Na Nawomi nawe amutangaho ubuhamya, yaje kumuvugaho ko abwira Rusi, aramubwira ati dore mukamwene so asubiye, mukamugabo wanyu asubiye ku Mana yabo, asubiye iwabo no ku Mana yabo. Bishatse kuvuga ngo Abisirayeli iyo barambagizaga babwiraga abantu iby'Imana yabo, kandi abakobwa bazaga muri uyu muryango mu buryo bwo kuwagura bawukunze, bishimiye Imana yabo. Bityo icyo tubona aha ngaha, Yuda ntiyigeze agira ijambo abwira uyu mukobwa, cyakora yaramubonye. Bibiliya niko itubwira, aramujyana aramurongora. Yuda amaze kujyana uyu mukobwa amurongoye, cyakurikiyeho nuko yabyaye abana 3. Imfura ari we Eri, ubuheta ari we Onani, n'undi witwaga ubuheture cyangwa wa 3 ari we Shera. Bibiliya mu murongo wa 5 igice cya 38 mu itangiriro hatubwira ko Yuda ubwo yabyaraga uyu Shera yari Ikezibu. Ubu ngubu aho tugeze dufite itorero ry'abantu 5, abana 3 n'umugore n'umugabo. Umurongo wa 6 dutangiye kwinjira mu cyigisho neza, niho tubona Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Nkuko nababwiye, tugiye gusoma muri Rusi turebe igikorwa cyo kurambagiza icyo cyabyaraga. Rusi igice cya mbere umurongo wa 14, barongera batera hejuru bararira, Orupa asoma nyirabukwe Rusi we amubaha karamata. Murongo wa 15, Nawomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Icyazanaga abageni mu muryango nk'uku, babaga barambagijwe, babaga basobanuriwe iby'Imana ikora mu miryango nk'iyi. Abakobwa barongorwaga muri iyi miryango babaga baje bakunze Imana y'uyu muryango. Niyo mpamvu Rusi, Nawomi abwira Rusi ko igikorwa Orupa akoze ari icyo gusubira ku Mana yabo. Koko niko byagenze, ariko Rusi tumubona ko yamwomyeho akaramata. Yuda yakoze igikorwa cyiza, arambagiriza umuhungu we w'imfura ari we Eri, kugira ngo uyu mukobwa naza muri uyu muryango. Yuda yari amaze kubyara abana 3, ariko muri aba bana 3 nta byiringiro yari abonye by'umuntu uzavamo isi yose guhabwa umugisha nk'uko amasezerano yari ameze guhera mu itangiriro. Uwiteka abwira Adamu na Eva ko bazabona umucunguzi, Uwiteka abwira Aburahamu ko hazabaho umucunguzi. Yuda amasezerano ntabwo yabonye yuzura mu gihe cye. Asabiye umuhungu we w'imfura, ayisabiye umukobwa witwa Tamari, uyu muryango wari ugiye kunguka. No kuvuga ngo mu gihe nk'iki umuryango kubyara, kugira abana ni ibintu byari by'ingenzi cyane, nk'uko natwe muri iyi minsi tubwiriza ubutumwa kugira ngo dutegurize abantu kugaruka kwa Kristo.
bityo rero babaga biteze ko uvuka igihe cyari cyo cyose ashobora kuvamo ibyasezeranijwe kuva kera. Yuda asabira imfura ye umukobwa witwa Tamari. Muri uko kumurambagiza tubonamo ko byumvikana ko yamubwiye iby'uyu muryango icyo bari cyo n'ibyiringiro byabo, kandi umukobwa araza aje kubyara muri uyu muryango, bishushanya kuwagura, bishushanya no gutebutsa kugaruka kwa Kristo. Ibi nibyo byabaye, ariko murongo wa 7 utubwira ko imfura ya Yuda ari we Eli yari umunyabyaha amaso y'Uwiteka aramwica. Bene data, urubanza rwatangiye gucibwa mu nzu y'Imana. Urubanza rwatangiye gucibwa mu gihe hari hasigaye amezi wenda 9 cyangwa 10 kugira ngo Kristo aboneke muri uyu muryango. Dusome neza twitonze. Umwana Tamari yabyaye ari we Peresi, iyo dusomye muri Matayo igice cya mbere dusanga ari mu masekuruza ya Kristo. Ibi ntabwo ari impanuka. Byumvikane ko kuva kera Satani yagombaga kurwana urugamba rukomeye kugira ngo aburizemo umugambi wo kuvuka kwa Kristo. Kandi hari ibintu byinshi yakoze anyuze no mu bantu batandukanye, harimo no mu bantu bo mu nzu y'Imana, nk'uko tugiye kubona Yuda. Nguku uko Eli yari umunyabyaha imbere y'Uwiteka, aramwica, nuko Eli ntiyagira amahirwe yo kubona Kristo, yapfuye mu bya mwuka. Nuko Eli ntiyagira n'uruhare mu kuza kwa Kristo muri bo, cyangwa kuvuka k'umwana w'umuhungu muri bo mw'icyo gihe nk'uko babifataga. Ariko twebwe turaza gukomeza kubigeranya no kuza kwa Kristo, kuko igihe cyacu nicyo tugezemo. Ni ukuvuga ngo ako kanya ikigaragara nuko byanze, Kristo ntakije, hagiye kubamo kudindira, ariko ku kudindira gutewe n'abantu bo mu nzu y'Imana kubera ko ari abanyabyaha. Icyakurikiyeho Yuda, umukuru w'umuryango. Yuda ni umukuru w'umuryango, ni umuyobozi muri uyu muryango, cyangwa nk'uko dufite ubuyobozi bw'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7 muri iyi minsi yacu. Yuda akora icyitwa ububyutse n'ivugurura muri iri torero. Abyibutsa iby'ubucunguzi. Musome neza umurongo wa 8. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Uyu muhango ujyanye n'ubucunguzi. Ubucunguzi bwari ukwinshi, harimo ubutaka, harimo n'umuryango nk'uku tubona mu gutegeka kwa 2. Reka tuhasome igice gutegeka kwa 2, gutegeka kwa 2 igice cya 25 ku murongo wa 5 hari itegeko rihari. Abantu rero ntimwibaze cyane ngo ko iki gihe mu itangiriro aya mategeko yari ataratangwa na Mose. Amategeko y'Uwiteka yari ariho, n'isabato yari iriho, n'andi mategeko yose, ahubwo nuko yaje kwandikwa iki gihe, ariko yari asanzwe ahari. Bibiliya iratubwira mu 25 gutegeka kwa 2 25 umurongo wa 5, abavandimwe nibaba hamwe, umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore w'uwapfuye ntazashyingirwa ahandi hatari muri bene wabo b'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure amuhungure. Iri tegeko turishimira Uwiteka.
iri tegeko niryo Yuda yazanye muri uyu muryango, atangira kubazanamo ikintu cy'ubucunguzi. Iri ni itegeko ry'ubucunguzi. Nk'uko tubona muri Rusi, turaza kuhasoma, iri tegeko ryasabaga ko umwana ukurikiraho ari we Onani agomba kumenya iby'amategeko y'Uwiteka n'icyo Uwiteka mushakaho kugira ngo uyu muryango ugire umwana w'umuhungu. Birakomeye cyane aho tugeze aha ngaha. Aya magambo ntabwo yanditswe kugira ngo tumenye amateka turijyaho ngaho, ni ibintu bitureba muri iyi minsi. Habayeho ivugurura rikomeye muri iri torero. Yuda azana ikintu cy'ubucunguzi, akibwira umuryango we. Umuryango we arawubwiriza ubucunguzi. Iyo dusomye Bibiliya biratangaje cyane, namwe muzi gusoma muzasome mukurikirane. Ariko kugeza ubu ahantu nzi iri tegeko ryakoze ni ku gihe cya Rusi no kuri iki gihe cya Tamari. Amategeko y'Uwiteka aya ngaya yose tubona agamije agakiza ku nyoko muntu. Abantu rero ntibazitwaze amategeko nk'aya, bagende bakora ibidakorwa, basambane bibwira ko bakora iby'amategeko y'Uwiteka asaba. Iyo tubonye uburyo iri tegeko ryakoreshejwe muri Bibiliya, turibona riri muri iyi sensi yo gucungura inyoko muntu, kuko Uwiteka yari abizi ko Satani azakomeza gushaka uburyo bwose bwo kugwabiza umugambi wo kuvuka kwa Kristo. Nguku uko yagenze uko nguku, Eli aba umunyabyaha, kandi kuvuka kwa Kristo koko kuratinze kubera ko Eli yabaye umunyabyaha. Itegeko nk'iri ryabereyeho gukomeza umugambi w'Uwiteka n'amasezerano y'Uwiteka ku kuvuka kwa Kristo, akaza gucungura inyoko muntu. Yuda rero amaze gukora ivugurura mu muryango we, abwiye Onani icyo akwiriye gukora. Onani yanze kwera imbuto ikwiriye abihannye. Yarabyanze. Nk'uko tubibona murongo wa 9, Onani amenya yuko umwana atazabuwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo ngicyo rero, murongo wa 10, cyari kibi maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Ahangaha tubona Onani nyuma y'amavugurura, ububyutse n'ivugurura, nyuma yo gusobanurirwa iby'ubucunguzi, yishushanyije nk'umuntu ugiye kwera imbuto ikwiriye abihannye. Ariko ntabwo ariko byagenze. Agezeyo akora ikidakwiriye. Iyo dusomye mu gutegeka kwa 2, iri tegeko uko twaribonye umurongo wa 6, igice cya 25, umurongo wa 6, atubwira neza ko umuhungu azabanza kubyara azabe ari we uzungura se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazimira mu Bisirayeli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugabo wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu. Hari indi migenzo yagombaga kubaho, nk'uko tubibona muri Rusi igice cya 4. Iyo dusomyeyo tubona iby'ubucunguzi Bowazi yatwaye, ariko hari umucunguzi wa mbere wabanje kwanga ubwo bucunguzi. Onani uyu nguyu nawe icyo yagombaga gukora, ntiyagombaga kwishushanya nk'umuntu wizeye iby'ubucunguzi, ko ahubwo yari afite uburenganzira bwo kwanga. Akavuga ati jyewe nimujyane ibintu byanyu, njye simbirimo. Ariko ntiyabikoze yishushanyije
nuko aragenda arabeshya ko ari umwana w'Imana kandi ko ari mu mugambi wo gutebutsa kugaruka kwa Kristo, nyamara akora ibinyuranye nabyo. Nguko uko Uwiteka yamubonye ko ari mubi nawe aramwica. Ikintu cyo kwishushanya kiratureba cyane muri iyi minsi. Pawulo yabivuzeho mu Baroma gice cya 12 umurongo wa 1 wa 2 no gukomeza. Abantu bishushanya n'ab'iyi si bakagaragara nkaho koko ari abana b'Imana, ariko mu by'ukuri batabigenderamo. Ibi ngibi byose bifatwa ni bimwe mu bintu bizatuma abana b'Imana bacirwa urubanza, ntibagire uruhare mu kuvuka kwa Kristo cyangwa mu gutebuka mu kuza kwa Kristo. Ntibabigiremo uruhare kubera ko batejejwe. Ahangaha nk'uko nababwiye, twatangiye tubona ko Uwiteka atangiye guca urubanza muri aba bantu mbere y'uko Kristo avuka mu minsi yabo cyangwa Kristo aza mu minsi yacu nk'uko tuza kubibona. Yuda, umuyobozi mukuru muri uyu muryango, hari icyo yakoze ibingibi byose bimaze kuba. Kibabaje cyane. Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi, ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yuda yatangiye kwirengagiza ibyo kugaruka kwa Kristo. Amaze kubona ibintu byinshi byagiye bibaho, Kristo ataje, umwana w'umuhungu atabonetse muri uyu muryango, Yuda yacitse intege, kuko kugeza ubu ngubu Yuda yohereje umwana w'umukobwa amushubije kwa se, kandi yakabaye ari muri uyu muryango. Kugeza ubu ngubu icyo tubonye kindi nuko Yuda n'iki cyemezo afashe ntabwo yabajije Uwiteka, ahubwo nicyo yibwiye. Bibiliya tubwira ati ko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Reka mabwire bene data, Yuda yageze mu gihe umwana w'umuhungu atavutse muri uyu muryango, aho kugira ngo abaze Uwiteka yibaze uko byagenze, abaze Uwiteka ikibazo gihari, Yuda yafashe icyemezo atabajije Uwiteka, kandi Yuda atangira kugaragaza intege nke mu gutegereza umwana w'umuhungu. Kuko kugeza ubu Tamari niwe mukobwa wari uhari ushobora gutuma uyu muryango waguka, kandi muri uko kwaguka ahari Kristo nimwo azabonekera. Ariko Yuda afashe umwana w'umukobwa amugeretseho ibyo gutubirwa byose bibonetse muri uyu muryango, n'ikigeragezo gikora ku buzima gitumye Yuda adohoka, atangira gushinja umwizera nk'uyu waje muri iri torero, arikunze yizeye amasezerano iri torero rifite, yizeye ubutumwa iri torero bufite, atangira kumubaraho ibyaha, kuko yibwiraga ko ahari Tamari ari utera ibibazo biri muri iri torero. Nuko amwirukana atya kugira ngo agire amahoro, yirengagiza byinshi. Yuda asubira inyuma atya nk'uko tugiye kubibona. Yosuwa igice cya 9 kitwereka ikindi kibazo cyabayeho iyo umuyobozi w'itorero afashe ibyemezo atabajije Uwiteka.
abisirayeli bemejwe n'ibyo kurya ubwo abagibeyoni bazaga bakababwira bati murebe inkweto zacu, murebe imyenda yacu, murebe impago zacu, ibyo kurya byatoye uruhumbu, impago zaratobotse kubera ko twavuye kure, ibi byo kurya twabizanye, imitsima twayizanye igishyushye, none turagira ngo dusezerane namwe isezerano. Bibiliya murongo wa 14 tubwira ko abisirayeli bemejwe n'ibyo kurya batagishije Uwiteka inama, baremera bibwira ko ibyo babwira ari ukuri. Yuda nguko uko yafashe umwanzuro wo gufata umwizera nk'uyu rwose ufite ishyaka, ufite urukundo, wasobanukiwe neza ibyo itorero ry'Imana ryarazwe, yaje arikunze, ari ubonekaho muri aka kanya ko iri torero rishobora kunguka, ndetse kunguka kugaruka kwa Kristo muri iri torero, amufata nkaho ari we mubi, amwohereza mu nzu ya se yari yaravuyemo, yiyeguriye kubana n'aba ngaba muri uyu muryango. Ahangaha rero tubona iyo umuntu yirengagije kugaruka kwa Kristo, intambwe ageraho, kandi rwose ntakwiriye gufatanya n'abana b'Imana kuri iyi ngingo, kubera ko abamaze kwirengagiza kugaruka kwa Kristo. Ndagira ngo dufate igitabo cy'intambara ikomeye, kuko gifite amateka meza atubwira ku gice cya 21 atubwira icyo dukwiriye gukora mu gihe turi kumwe n'abantu birengagiza kugaruka kwa Kristo, bashaka kwikorera ibindi, nkuko tuza kubibona peji ya 271, intambara ikomeye, igice cya 21 cyitwa umuburo wirengagijwe. Ahangaha tubona amateka ya William Miller cyangwa Mireri, ubwo babwirizaga kugaruka kwa Kristo. Hari ibintu byinshi byabaye, ariko amateka tugaragariza ko Mireri nta mugambi yari afite wo gushinga itorero, ahubwo yabwirizaga kugaruka kwa Kristo n'itsinda rye, babwira abantu bose kwihana ibyaha byabo. Iyo dusomye iki gice tubona neza ko abantu bakomeje kujya basengera mu nsengero bari basanzwemo nta kibazo babifiteho, kubera ko na Mireri nawe yibwiraga ko abantu nta kibazo, umukristo wese wizera Kristo nta kibazo yagira kugaruka kwa Kristo, ko ahubwo agomba kubiharanira cyane aho yaba ari hose. Koko niko byagenze, niko yabwirije. Ariko kuri peji ya 272 hari ibindi byabaye dukwiriye kuzirikana. Iyo dusomye ku gika cya mbere hariya hejuru, kubera ko umurimo we werekezaga ku kubaka no gukomeza amatorero, yakiriwe neza mu gihe runaka. Ariko igihe ababwirizabutumwa n'abayobozi b'amatorero bafataga umwanzuro wo kurwanya inyigisho ivuga ibyo kugaruka kwa Kristo, kandi bagashaka guhagarika ikangarana ritejwe nazo, ntibarwanije izo nyigisho gusa ku ruhimbi gusa, ahubwo banabujije abayoboke babo kujya mu materaniro avuga ibyo kugaruka kwa Kristo, ndetse no kuvugana iby'ibyiringiro byabo mu materaniro y'ubusabane mu matorero. Bityo abizera bisanze bari mu kigeragezo gikomeye cyane, kandi bagira imitima ihagaze. Ibi ni ibintu byabayeho.
bakundaga amatorero yabo kandi byari bibagoye kwitandukanya nayo, ariko ubwo babonaga ubuhamya bw'ijambo ry'Imana busiribangwa kandi uburenganzira bwabo bwo gusoma ubuhanuzi bubangamiwe, bumvise ko kuba indahemuka ku Mana bibabuza kumvira abayobozi babo. Ntabwo abantu birengagiza ubuhamya bw'ijambo ry'Imana bashoboraga kubafata ko bagize itorero rya Kristo, iryo nkingi n'ishingiro ry'ukuri. Kuva ubwo bumvise ko nta kibi baba bakoze mu gihe bitandukanije n'amatorero bari basanzwemo. Bityo rero mu mpeshyi yo mu mwaka w'1844 hafi abantu bagera ku 50,000 bitandukanije n'amatorero yabo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nguko uko itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ryahanzwe ryabayeho. Mu bantu bari basangiye n'abandi ibyiringiro byo kugaruka kwa Kristo, ariko abandi bageraho baradohoka batangira no kubabuza iby'ibi byiringiro, bakifuza ko abantu batongera no kwiga ubuhanuzi, bakanavuga ko izi nyigisho zo kugaruka kwa Kristo ziteje ikibazo muri rubanda, bityo abizera batandukana nabo. Yuda nawe nk'umuntu wari ufite ubushobozi, ari we ukuriye, ari we mukuru muri iri torero, abonye ko Kristo atabonetse, umwana w'umuhungu atavutse, yagiye adohoka. Kubera ko ari we wari ufite ububasha, niwe wirukanye Tamari. Ariko icyo nashaka kubabwira nuko n'ubundi iyo abantu badahuje ibyiringiro kugaruka kwa Kristo ntabwo bashobora kubana. Kubera ko inyigisho yo kugaruka kwa Kristo ifite ukuntu irakaza ab'isi cyane, ndetse n'abana b'Imana muri iyi minsi nabo babifiteho ikibazo. Hari n'abantu bagenda babwira abandi bati nimutegereze tuzababwira, nk'uko Yuda yabwiye Tamari ati guma mu nzu ya so kugeza ubwo umuhungu wanjye Shera azakurira. Iyo tubonye ibyabaye muri iri torero, wenda tuzaza kubigeraho, habayemo ibintu bikomeye cyane. Iyo tubonye ibyabaye muri iri torero nyuma yo kwirengagiza kugaruka kwa Kristo, Yuda yatangiye kuba umuntu wamanutse koko. Hashize iminsi, umurongo wa 12, hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa, maze Yuda amaze kumwerera arazamuka agitimuna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Aduramu ni ahantu uyu Yuda yari yarashyikiye. Icyo tubona aha ngaha aho bigeze nuko Yuda yamaze kwirengagiza inshingano afite muri uyu muryango yo gutebutsa kugaruka kwa Kristo, cyangwa kuvuga ko umwana w'umuhungu muri uyu muryango. Ikindi cyabayeho, Yuda yari yarisubiriye ku mugore we. Bibiliya ikomeza kumwita muka Shuwa, nako umukobwa wa Shuwa. Bibiliya kugeza ubu ngubu ntabwo yemereye umukobwa wa Shuwa, ntabwo imubarira kuri Yuda nk'uko ibarira yo Tamari. Ariko Yuda, Tamari ntabwo amubaririwe, ahubwo amubariraho yamuvanye. Nyamara Bibiliya we niwe ibarira kwa Tamari, ifata ko ari umuntu. Tamari Bibiliya imufata ko ari kwa Yuda, kandi koko niho ari. Yuda yasubiye ku bya kera amaze kohereza Tamari. Ibyiringiro yari afite
by'uko Tamari azabyara umwana w'umuhungu, by'uko uyu muryango azagira umwana, byasubiye inyuma, asubira ku bya kera, asubira ku mukobwa wa Shuwa. Cyakora icyabaye, umukobwa wa Shuwa yarapfuye, hasigara ikimenyetso gifatika ko Tamari ari we muntu uri muri uyu muryango rwose ushobora gutuma umuryango waguka, ari no muri uko kwaguka ariho Kristo yabonekera muri uyu muryango cyangwa muri iri torero. Rero icyo tubona nuko aho Yuda aho kugira ngo ahugukire Tamari, nyuma yuko hagaragaye ikimenyetso ko Yuda koko adashobora kubyara, ko n'umugore we yapfuye, kuko nta handi hajyaga kuboneka umwana, Yuda ntiyigeze asabira Shera umwana we, umuhungu we. Yuda ntiyigeze asubiramo kubaza Uwiteka ibyabaye kugira ngo afashe uyu muryango, iri torero ribone Kristo. Ahubwo icyo yakoze, yahugiye mu bintu by'ubukungu, atangira gufatanya n'abanyamahanga. Nguko iyo umuntu atangiye kwirengagiza kugaruka kwa Kristo, atangira gufatanya n'abanyamahanga, ajya mu bintu by'umutungo, by'ubukungu, nibyo yahugukiye cyane, kandi afatanyije n'abanyamahanga. Abo banyamahanga rero nta kintu bazi cyo kugaruka kwa Kristo, nta sezerano bafite. Yuda niwe wari urifite, ariko kubera ko yari yarivuyemo, ntabwo yari agifatanyije n'abantu bizera iri sezerano bahagarariwe na Tamari, yari afatanyije n'abanyamahanga. Ijambo ry'Imana ni igitangaza cyane. Umuntu iyo atangiye gukerensa kugaruka kwa Kristo akavuga ko biri kure, agatangira kubwira abantu ko ari we uzababwira icyo gukora mu gihe runaka, ngibi bikurikiraho asubira inyuma bene aka kageni, akitandukanya n'abana b'Imana b'ukuri bizera iri sezerano, akabafata nk'abanyamahanga, ahubwo agafata abanyamahanga akabiyegereza, akabafata nk'aho ari bo bamufasha mu by'imitungo, noneho bakamubera inshuti, bakaba ari bo bana b'Imana yisangamo. Yagiye Timoni agiye gukemuza intama ze, ari kumwe n'inshuti ye, Bibiliya imwita inshuti ye, ari we Hira uyu nguyu. Reka mbabwire bana b'Imana, umuntu iyo yirengagije kugaruka kwa Kristo ajya habi cyane. Dusome mu ntambara ikomeye turebe ibyabaye nyuma y'uko amatorero muri icyo gihe n'ubuyobozi bwayo bwagiye bwirengagiza kugaruka kwa Kristo. Intambara ikomeye itubwira ibyabaye bikomeye cyane. Abantu batazi igitabo cy'intambara ikomeye, nta gitangaza kirimo, ni amateka yo mu bihugu byinshi, ariko ari mu buryo atondekanije neza, mu buryo bushobora kudufasha gusobanukirwa intambara ikomeye igiye irwanirwa mu isi hagati ya Kristo na Satani, aho tubona Satani agenda arwanya ijambo ry'Imana kuva kera. Abashobora kuba barabisomye mu mateka y'ibindi bihugu nabyo byabafasha, ariko intambara ikomeye ni igitabo cyiza kuko kidufasha gusobanukirwa n'aya mateka nta bindi byivanzemo. Kuri paragrafu ya gatatu twihute. Paragrafu ya gatatu, materaniro, avuga ngo materaniro amwe y'itorero ry'aba Presbyterian bo mu mujyi wa Philadelphia, uwitwa Barnes wanditse igitabo cy'ubusobanuro cyakoreshwaga cyane, kandi akaba ari umupasitori wayoboraga rimwe mu matorero akomeye yo muri uwo mujyi. Yaravuze ati, uyu ni umwe mu bantu bari barasigaye muri aya matorero,
yari yaravuyemo abizera bo bakomeje kwizera kugaruka kwa Kristo. Uyu ni umupasitoro wo muri ayo matorero we wasigayeyo, agiye kutubwira ibyakomeje kuba muri ayo matorero nyuma y'uko abizera bayavuyemo kubera ko aya matorero atizera kugaruka kwa Kristo. Dore ngibi byabaye. Hari ibyo yanditse. Yaragize ati: maze imyaka 20 yose ndi umuyobozi w'itorero, ntibyigeze bimbaho yuko igihe cyo gusangira hamwe ifunguro ryera mbura abantu mu rusengero uretse ubushize. Ariko muri iki gihe simbona ububyutse, nta no kwihana, unyumvire, nta no gukurira mu buntu bw'Imana bugaragara mu bavuga ko ari abizera. Uyu muyobozi w'itorero atubwira ikintu gikomeye ko nta gukurira mu buntu bw'Imana bigaragara mu bantu bose bita ko ari abizera, bafite insengero babarizwamo, ariko mu by'ukuri ntabwo bizeye kugaruka kwa Kristo, ntabwo ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Kristo babwibandagaho, ahubwo bo bari bibereye mu bindi, nguko uko bamanutse, nguko uko Yuda nawe ubwe yamanutse kuva atangiye gukerensa inshingano yari afite yo gutebutsa kugaruka kwa Kristo. Hari abantu benshi bagenda bashinjwa gutebutsa ubuhanuzi, ariko tugomba kubutebutsa kuko ni inshingano yacu. Kristo agomba gutebuka. Kugeza ubu ngubu muri uyu muryango wa Yuda, Kristo yakaba yaravutse, Tamari yakabaye yarabyaye umwana, ariko ibibazo birimo n'uyu muyobozi udashobora kubaza Uwiteka ikijya mbere, yagiye afata ibyemezo bibangamira ahubwo kugaruka kwa Kristo. Ngaba abantu ko bagiye bamanuka, musome intambara ikomeye y'ipegi yose. Hari n'ibindi bihamya byinshi birimo tutajyamo, abantu babyisomera ku giti cyabo. Yuda rero nawe yatangiye gufatanya n'abanyamahanga, yasubiye inyuma bigeze aha, afata abantu b'Imana ko ari bo babi, ko ahubwo aba banyamahanga afatanije nabo ari bo beza. Umurongo wa 13 tubona ko Tamari ahantu yari ari ntiyaratuje, yashakishaga ikintu cyose gishoboka, kubera ko yakundaga uyu muryango. Uyu mwana w'umukobwa yawujemo awukunze, awubengutse bene aka kageni. Yakomeje kugenda yifuza icyatuma byarira uyu muryango. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndasaba Imana ngo tumere nka Tamari muri iyi minsi yacu. Uko bimeze kose, uko abantu bafatwa kose, bashakishe mu buryo bwose batebutse kugaruka kwa Kristo. Birengagize ibintu byinshi, birengagize ibyo bakorerwa byose, ibyo bavugwaho byose, aho babarwa ko atari abana b'Imana, ko ari abantu bayobye, boherejwe hirya. Ntabwo Yuda kibabaririwe, ariko Tamari yakomeje kuba indahemuka kuri uyu muryango. Nuko yakomezaga no gukurikira amakuru y'ibibera kwa Yuda byose, nta kintu yigeze yirengagiza. Ntiyagiye mu bindi, nta bindi bitaramo yagiyemo. Yuda we tumubona ari kumwe n'abanyamahanga, ari mu bintu by'amafaranga, bafite ibitaramo byinshi bibereyemo, mu tuntu twiza cyane. Abanyamahanga ntabwo bashimishwa n'ibintu bitari byiza, ahantu hatari ibitaramo, hatari imitako myiza. Abanyamahanga ntibahaza kuko bo nta sezerano ryo kugaruka kwa Kristo bafite. Bityo rero Yuda agomba kuba yarakoraga ibintu byinshi bituma abanyamahanga bamwizirikaho, bamukunda, bakamugenderera, bakagendana nawe henshi.
Tamari we icyo yari agamije ni uko abyarira uyu muryango, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tamari yakomeje gukurikira amakuru abera hirya kugira ngo ahari we yivaniremo icyatuma abona umwana w'umuhungu kandi adasambanye. Bityo rero babwira Tamari umurongo wa 13 ko sebukwe azamutse agiye itimuna gukemuza intama ze, yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira igitimuna. Impamvu ibi byose yabikoze Bibiliya iratubwira ngo kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Ubaho tugeze Yuda ibintu byo kugira ngo uyu muryango ubone umwana yabivuyemo, ntabwo abirimo. Ahubwo umuntu waje muri uyu muryango awubengutse awukunze cyane, ubu niwe uticaye hamwe, niwe uhora mu masengesho, niwe ukurikirana akantu ku kandi kugira ngo akunde abyare umwana w'umuhungu muri uyu muryango. Ndasaba Imana ngo tumere nka Tamari muri iyi minsi yacu. Abantu benshi iyo bageze aha ngaha bavuga ko Tamari yagiye, kuko icyo tubona nuko Yuda yaramubonye akagira ngo ni maraya, turaza kuhagera. N'abandi bantu bibwira ko Tamari igikorwa yakoze iki ngiki ari icy'ubumaraya, nyamara ntabwo ari byo. Iki kintu yakoze ntabwo yambaye nka maraya, ahubwo yambaye nk'umwisirayeli nyawe, nk'umuntu w'Imana. Yari agiye kwibutsa Yuda inshingano afite yo kumuha umwana w'umuhungu. Niko byagenze. Uyu ni umuhango wakorwaga n'ubundi iyo umwana w'umukobwa yifuzaga umucunguzi, nako uwamuhungura. Iyo dusomye muri Rusi tubona ikintu kimwe nk'icyo. Rusi ari hirya y'igitabo cy'abacamanza, kandi mbibutse ko Rusi n'ubundi cyari igitabo kimwe n'icy'abacamanza. Iyo dusomye Rusi igice cya 3 umurongo wa 3, hari ibintu byabaye bikomeye cyane tugomba kuzirikana kugira ngo dusobanukirwe icyo Tamari yakoze icyo ari cyo. Nawomi, umuntu w'Imana Nawomi, yagiriye inama Rusi icyo akwiriye gukora kugira ngo umucunguzi aboneke. Aya ni amagambo akomeye cyane bana b'Imana. Yaramubwiye ati, nuko wiyuhagire wihezure, wambare umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Nawomi agira inama Rusi icyo akwiriye gukora kugira ngo umucunguzi aboneke, kugira ngo nawe ahungurwe. Aramubwira ati, wisesure, wambare. Icyo tubona anga murongo wa 14 mu gice cya 38 nuko Tamari yiyambuye imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura. Igikorwa Tamari yakoze cyari icyo kwibutsa Yuda ko rwose Shera yakuze, ko akwiriye umuntu wamuhungura. Nguko uko tubona Yuda yarirengagije ibintu byose, ari we wakabaye arazwa ishinga nuko nta mwana uraboneka muri uyu muryango, kuri uyu mugeni barambagije Tamari, ahubwo yibereye mu bindi. Tamari ahubwo niwe
wahagurutse atangiye gushakisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umwana w'umuhungu aboneke. Biratangaje cyane, ariko niba hari aho mubibona mu minsi yacu ntibibatangaze, Satani yahereye kera ashaka kugwabiza umugambi wo kuvuka kwa Kristo, kandi hari ibintu byinshi yagiye ageraho. Satani yahereye kera arwanya kuvuka kwa Kristo, kandi hari ibintu byinshi yagiye ageraho. Iyo dusomye muri Rusi yaramanutse, umurongo wa 4 haravuga ngo kandi naryama witegereze aho aryamye. Agomba kuhitegereza nkuko Tamari yitegereza inzira za sebukwe. Umwegere worosora ibirenge bye uryame, hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Bowazi yari umuntu w'Imana wizewe, ariko Yuda we yari yarateshutse cyane, nta kintu yajyaga kumubwira cyo gukora. Mugereranye icyo Bowazi yakoze n'icyo Yuda yakoze. Mugereranye Bowazi uri mu mirima asarura imyaka, uri mu mirimo nk'iyo, mugereranye na Yuda we wibereye n'abanyamahanga agenda hirya no hino. Aramusubiza ati ibyo umbwiye byose ndabikora. Uyu ni umukobwa mwiza cyane, kimwe na Tamari nawe byose yarabikoze. Aramanuka ajya ku mbuga, abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima unezerewe, ajya kuryama iruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka yorosora ibirenge bye araryama, maze mu gicuku uwo mugabo arashiguka areguka, abona umugore uryamye ku birenge bye, aramubaza turinde. Sinzi iyo Yuda mubona icyo ajyaga gukora tuzaza kukibona. Aramusubiza ati ndi umuja wawe Rusi, worosore umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bowazi nk'umuntu uri mu murimo w'Imana, afite uko yitwaye imbere y'umwana w'umukobwa. Yaramubajije ngo urinde. Ariko iyo dusomye Tamari akoze igikorwa nk'icyo cyo gusanga Yuda amwibutse inshingano afite, Yuda we amubonye, umurongo wa 15, agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, kandi koko ntiyajyaga kuba atitwikiriye. Na Rusi nawe yaragiye aritwikira, ariko Bowazi yaramubajije ngo urinde. Yuda rero nta mwanya yari afite, nk'umuntu wari waramanutse yaravuye mu byizerwa, atakiri mu masezerano yo kugaruka kwa Kristo. Nguko uko abasigaye yitwara. Kugaruka kwa Kristo ni ikintu gikomeye cyane bene data. Atakiri mu byo kuvuka k'umwana w'umuhungu muri uyu muryango, yari asigaye yitwara atya, ku buryo yabonye Tamari ntiyabaza ngo ninde, ahubwo we yibwiye ko ari maraya. Ndagira ngo mbahamirize ko kugeza ubu maraya ni Yuda, Tamari ntabwo ari maraya, ahubwo Tamari yakoze inshingano ze nk'umwizera waje muri iri torero rikunze, yifuza gutebutsa kugaruka kwa Kristo. Ariko Yuda kubera ko we muri we yari yaramaze gushayisha cyane, yari yaramaze kugenda cyane muri za maraya,
abonye umwana w'umukobwa nk'uyu, tuza kubibona hari ibihamya byinshi biri muri iki gice bigaragaza ko Tamari atari maraya, ko atigeze yambara nka maraya, ahubwo yakoze nk'icyo Rusi yakoze. Itandukaniro ni uko uriya muntu w'Imana Bowazi we yabajije uyu muntu icyo ari cyo, ariko Yuda we mu bitekerezo bye yari yaruzuye bumaraya. Nta kindi kintu yabajije. Umurongo wa 16 atambikiraho, aratambika Yuda ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Se yamumenya atanamubajije. Ese yamumenya ate yaramwohereje iwabo kera? Ese yamumenya ate atamuherutse? Ese yamumenya ate ko rwose atitaye ku byo kubaza? Yamumenya ate ko yamaze kwibwira ko uyu nguyu ari maraya? Nyamara si we maraya, ahubwo ni we ufite ibitekerezo by'uburaya, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Nawe aramusubiza ati ndakohereza umwana w'ihene w'umukumbi wanjye. Ubu ngubu tuvugana, Tamari aravugana n'umuntu wamurambagije, wamwigishije ijambo ry'Imana, ariko Yuda we aravugana na maraya. Kandi tubona ko Yuda agiye gufata n'umutungo we kugira ngo ahaze maraya. Igitangaza mu minsi yacu. Aramubwira ati ndakohereza umwana w'ihene w'umukumbi wanjye. Aramubaza ati urampa ngwate ki? Urampa ingwate kugeza aho uzamwohereza? Nawe aramusubiza ati nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Umurongo wa 18 aramusubiza ati nimurebe ibintu Tamari yifuza kuri Yuda aka kanya. Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso, cyo ni kimwe, n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Nuko Yuda iyo musomye mwabonye ko ibi bintu we abona ko bikomeye ngo abimwime, ahubwo biri tubwira ko arabimuha, bararyamana mutwika inda. Muri iki gihe Yuda ari kumwe na maraya, bivuze ko Yuda yari asanzwe yirukanka mu bamaraya, ndetse naho yajyaga hose yajyaga babona, kubera ko noneho n'umugore we ntiyari ahari. Bana b'Imana, umuntu wirengagije kugaruka kwa Kristo nguku uko asubira inyuma akangirika bene aka kageni. Tamari ibintu yifuza kuri Yuda ni impeta iriho ikimenyetso n'inkoni yitwaje. Yuda rero nta kibazo yari afite mu gutanga impeta iriho ikimenyetso ariyo kashi ye. Nta kibazo yari afite cyo gutanga kashe, arabimuha. Yuda ni ukuvuga ngo iyo Imana idakora ibishoboka byose, ibi bimenyetso byose kashe yajyaga kujya mu maboko ya maraya. Kuko n'ubu ngubu tubona yuko Yuda ibintu arabitanze, kandi abitanze yishimye, kandi abitanze azi ko abitanze kuri maraya. Dushima Imana yuko ibimenyetso kashe n'inkoni yitwazaga bitaguye mu maboko ya maraya, kuko iyo bigwa mu maboko ya maraya yajyaga kuba iyindi ntambara ikomeye yo kugwabiza umugambi w'agakiza. Kandi dushima Imana ku bwa Tamari, we wakomeje kuzirikana amasezerano n'ibyiringiro byose yari yaramenye biri muri uyu muryango w'abana b'Imana,
akajya aho ari hose akajya azirikana iby'uyu muryango kuko yari yarawubengutse bene aka kageni. Umurongo wa 19 arahaguruka aragenda yambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda y'ubupfakazi. Hari ikindi cyakurikiyeho gikomeye cyane tutakwirengagiza, yuko Yuda yohereje wa mwana w'ihene. Yuda ariseriye rwose kuba maraya, ntabwo babeshya pe. Kandi uwo mwana w'ihene yarawuhaye umunyadurami inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate, aramubura. Yuda akorana n'abanyamahanga kugeza ubu, baracyagendana cyane kandi bafitanye amabanga menshi cyane, ku buryo iyo ari kumwe na maraya umunyadurama babizi. Ni ibintu bikomeye cyane muri iyi minsi yacu. Yuda yitandukanije n'ibintu byose bishobora gutuma uyu muryango ubona umwana, yitandukanije n'ibintu byose bishobora gutuma habaho gutebuka kugaruka kwa Kristo. Yihuza n'abanyamahanga, akorana nabo ibikojeje isoni umuryango w'Imana, bakagendana bakagerayo amahoro, rwose, bagafatanya mu bintu byinshi cyane. Ndasaba Imana ngo idufashe gusobanukirwa n'igihe tugezemo. Ariko n'ikibabaje cyane muri aka kanya, Tamari yari yarakuze, Shera yari yarakuze, ariko nk'umwana wari uhari mu gihe cy'ivugurura, cy'ububyutse n'ivugurura byakozwe na Yuda icyo gihe, ubwo yibukaga kuzirikana iby'isezerano ryo kugaruka kwa Kristo. Shera yari ahari kandi yari yarize, kandi yari yarumvise icyo akwiriye gukora mu gihe nk'iki. Ariko Tamari, nako Yuda yari yarabwiye Tamari, yaratambukije ikindi cyigisha aho ngaho kivuga ko abantu bakwiriye kwicara bagategereza igihe azababwirira. Tamari yari yarabwiwe ko asubira kwa se. Ibyo bintu byose byo kubona umwana akabyibagirwa, agategereza igihe umuyobozi mukuru w'iri torero azamubwira icyo gukora. Bityo na Shera nawe yari yaricaye atimaje, ategereje ko ise ari we muyobozi mukuru w'iri torero yazamubwira icyo gukora gikwiriye mu gihe runaka. Ndasaba Imana ngo ntitube muri iri tsinda rihagarariwe na Shera, ahubwo tube abana b'Imana mu itsinda rihagarariwe na Tamari, ritebutsa kugaruka kwa Kristo. Icyakora hari ubuhamya bukomeye cyane dushobora kureberaho icyo Tamari ari cyo, kuko umurongo wa 21 atubwira ko uyu munyamahanga ageze muri uwo mudugudu abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati, maraya uwo ari hehe? Wari Enayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza bati, nta maraya waraha. Iki ni igihamya cy'uko Tamari atari yambaye nka maraya, kandi Tamari ntiyari maraya, kuko abagabo bose bo muri uwo mudugudu batanze ubuhamya ko uwo babonye ntibigeze babona maraya. Birababaje cyane ko Yuda ari ubona umwana w'umukobwa nk'uwo akamubona ko ari maraya, nyamara abanyamahanga bo ni abagabo bo kubihamya ko uwo muntu atari maraya. Abagabo bose rero bo muri uwo mudugudu baramuhamirije bati, nta maraya waraha. Tamari ntabwo ari maraya, ahubwo yari agiye kwibutsa Yuda
ahubwo Yuda nuko yari yarateshutse cyane ku buryo n'ibintu byose bishamikiye kugaruka kwa Kristo, ibintu byose bikorwa bishamikiye ku kuba uyu muryango wabona umwana w'umuhungu atabyibukaga, ahubwo yari yibereye mu bumaraya nk'uku. Umurongo wa 22 asubira aho Yuda ari, uyu ni umunyamahanga, aramubwira ati ntawe mbonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Yuda kugeza ubu nta kibazo afite kuba ibimenyetso ariyo kashe ye, impeta ye irimo kashe, ntayo afite. Nta kibazo afite kuba nta nkoni yitwaje. Nguyu Yuda uko ameze, yahise amubwira ati nabyijyanire, nta gihombo dufite, ahubwo twakorwa n'isoni tubikurikiranye. Nguyu Yuda yibere n'abanyamahanga, na kashe yarayitakaje. Ndibwira ko mu minsi nk'iyi Yuda yandikaga inzandiko zikagenda zidafite kashe, zidafite ikimenyetso cye, cya kimenyetso yahawe. Ndibwira ko Yuda muri icyo gihe nta butumwa yabwirizaga kuko yari yibereye n'abanyamahanga. Ndabona Yuda rwose ahubwo Tamari niwe ufite icyo abantu bashobora kwitaho muri iyi minsi, bakabona ibyo Uwiteka bifuzaho. Yuda yari asanzwe yari yaranditse inzandiko nyinshi, ariko izo yandika muri iyo minsi nta kashe afite, zagendaga nta kimenyetso nyine. Sinzi niba muri iyi minsi yacu ushobora gushyira akatima impembero tukagira icyo twibaza, niba koko tutaratakaje icyo tubwira abantu, niba tudasigaye tuvuga ibintu bidakiza imitima y'abantu muri iyi minsi tugezemo. Dushobora gusuzuma niba inzandiko tubona Yuda yandika zishobora kurarikira abantu kugaruka kwa Kristo. Aya ni amateka akomeye cyane bene data, kandi ndashima Imana yuko yahishura mu minsi nk'iyi kugira ngo tugire icyo twiga kandi turebe uruhande nyarwo dukwiriye guhagararamo. Twasomye mu ntambara ikomeye icyakurikiyeho ko abantu bamanutse cyane basubira inyuma cyane nyuma yo gukerensa kugaruka kwa Kristo, nyuma yo gufata ko abantu bavuga kugaruka kwa Kristo ari inyigisho y'ubwaka ikangaje, bakabirukana hagati muri bo, n'ababivuga bose bakabafata nk'aho ntacyo bavuze. Abantu basubiye inyuma cyane. Yuda agezaho n'ibimenyetso byo mu mpeta ye bigenda akabiha abamaraya, ariko turashima Imana ko atari maraya ubifite, bifitwe n'undi muntu. Uwo muntu rero ni ukwiriye kwandika inzandiko zigenewe abizera mu minsi nk'iyo. Murongo wa 24, hashize amezi nk'atatu babwira Tamari bati, babwira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi atwita inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati musohore bamutwike. Urubanza rero rugiye gucibwa imbere y'isi yose. Ninde mu by'ukuri uri mukuri kuri iyi ngingo? Icyambere twabonye ko Tamari ibi yarabiharaniye, uyu muryango yarawukunze, awuzamo awukunze atya,
aharanira ko awubyarira umwana w'umuhungu. Ndetse icya kabiri twabonye ko Yuda we yaramubwiye ko agomba kwicara, we akazamubwira icyo gukora mu gihe runaka. Icya gatatu twabonye ko hari umuntu wabyemeye cyane muri iri torero, ari we Shera. Aricaye ategereje ko umuyobozi mukuru nk'uyu azaza akababwira ati torero mumenye yuko noneho mukwiriye gukora iki n'iki. Nyamara Tamari siko yabigenje, we yaharaniye gutebutsa kugaruka kwa Kristo. Kandi icyo tubona nuko iyo ataba Tamari, Kristo iyi nda ntabwo yajyaga kuboneka rwose, kubera ko twabonye ko byahereye ku mwana w'imfura ari we Eli. Arapfuye, akurikiyeho Onani arapfuye. Bibiliya tubwira Tamari yabonye ko batamuhaye Shera kandi yarakuze. Bivuze ko haciyemo imyaka myinshi, haciyemo igihe kirekire, mu gihe umwana yagombaga kuboneka mu mezi 9 cyangwa 10 nyuma y'uko Tamari arongowe. Ariko Satani yarwanye intambara ikomeye aho ngaho, agwabiza kuvuka k'umwana muri uyu muryango. No mu minsi yacu azagwabiza kugaruka kwa Kristo, kandi tubona ko yakoresheje abayobozi b'umuryango nk'uku b'iri torero, akaba ari bahubwo bagira uruhare mu gusubiza inyuma kugaruka kwa Kristo. Bityo rero amahanga yose yitegeye Tamari. Amakuru, hari abantu, itangazamakuru rwose ryari rihari, ku buryo umuntu yabaga atwita ari hirya n'undi uri hirya akabimenya. Tashima Imana ko mu gihe cy'uko amakuru acicikana cyane abasha kugera ku bantu bose, ari bwo urubanza ruzacibwa, ari bwo Uwiteka azereka amahanga igikwiriye gukorwa, hanyuma bagahitamo gukurikira Uwiteka cyangwa kurwanya Uwiteka ariko babikunze. Nguku uko Yuda we yahise aruca, aravuga ati koko baramubaje bati ko tubona imyitwarire ya Tamari aratwite nyine hawuhishe inda, bati turabona hari ukuntu ameze, kandi uko kuntu ameze ntabwo ari uko mu muryango wanyu, none ntiyasambanye. Muri iyo minsi hari abantu bo mu burengerazuba, ubuyobozi bwabazaniye itangazamakuru kugira ngo bagaragaze ko ari abantu bayobye cyane. Ndavuga ubuyobozi bwa leta, ko ari abantu batajyana abana mu mashuri, batajyana abana no guterwa inshinge zaba iza COVID. Ba bantu nyine bafite imyumvire badindiza iterambere rwose, babangamiye akarere kose ka Karongi. Ubuyobozi bwirengagije ibyo bwari bwarabakoreye, no mu buryo busanzwe bagombye kuba barahamutse birukanka ku misozi kubera uko babirukanseho cyane, ariko ibyo sibyo tugiye kuvugaho. Ariko icyabaye nuko ubuyobozi bwabashyiriye itangazamakuru, barababaza bati se mwebwe muri bantu ki mutazi iterambere nk'iri, mudashobora kumenya ko mukwiriye guterwa inshinge mukagira ubuzima bwiza, dore ko abatarazitewe bose barashize. Nuko abantu babasomera mu bitabo byinshi by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, harimo n'igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Cyakora umunyamakuru nyine ajyana amakuru, abaza umwe mu bayobozi b'itorero bo muri Union, aramubaza ati se ko hari abantu bameze uku n'uku kandi bavuga ko basoma ibitabo byanyu, ibyo bintu nibyo? Uwo muyobozi
hanze aramubwira ati icyo gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ntabwo ari icyacu, twe dufite ibibaho byo mu minsi y'imperuka. Ariko amagambo avugwamo yo ntabwo yahakanye. Baramubaza ati ariko harimo amagambo aya n'aya, nuko umuyobozi amusobanurira ko ntabwo yamubwiye ko ayo magambo atariyo, ahubwo yamubwiye ati twebwe dufite gahunda nyinshi zirimo gahunda z'amavuriro, ubuvuzi, dufite gahunda z'amashuri yigisha n'ubuvuzi. Ntabwo twaba rero turi muri gahunda nk'izo ngo kandi tuzaba abantu barwanya gahunda za leta zo gukingira, icyo bita gukingira, zo guterwa izo nshinge n'ibiki byose. Ntabwo yigeze avuga ko ari amagambo atanditswemo, kuko yanditsemo nyine, ariko asobanura uko nguko, nuko inkuru iratambuka, nuko byagenze. Rero urubanza rugeze kwa Yuda, baramubaza bati ko atwite, ese iyi nda si y'ubusambanyi? Yuda ati rwose ni ubusambanyi, bamusore bamutwike. 25 bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ndakwinginze menya nyiribi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda ashyikirijwe. Ndasaba Imana ngo tumere nka Tamari mu minsi nk'iyi, uburyo yari atuje atavugana umujinya. Uwiteka tubabarire rwose, kugira ngo tubone uburyo duhagararamo iyo tuvugana n'abayobozi bacu nk'uko. Tamari ntiyigeze asakuza abwira abantu ati nimurebe ibi bintu ni ibya Yuda. Oya, Tamari ahubwo abangaba bari bamufashe nibo yahaye ibi bintu, ashyiraho n'amagambo ati ndakwinginze. Ahari yari abizi ko Yuda ashobora kwirengagiza ibintu byinshi, ko Yuda ashobora no kubura umwanya wo kureba kuri ibyo bintu Tamari amwohereje, ko n'ubundi yari atakimwibuka, yaramwohereje ahandi. Niko gushyiraho amagambo ati ndakwinginze menya nyiribi, amumenye gusa. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo murongo wa 26 Yuda yemera ko ari ibye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ahita nihana aho ngaho atandushije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yuda nguyu yageze aha ngaha arihana, kandi impamvu ahita yivuga ko inkomoko y'ibi byose nuko atamuhaye Shera. Shera rero nawe yakomeje kwicara hari yategereza ko bazamubwira, ariko Yuda ntiyamubwiye. Nguku uko Shera yahombye kugira uruhare mu kuvuka kwa Kristo, nguku uko yahombye. Ndasaba Imana ngo ntitumere nka Shera, tumere nka Tamari. Kandi ndasaba Imana ngo twebwe ba Yuda bo muri iyi minsi tugeraho twihana bigishoboka, tumenye aho twatanye, aho twatereye umurongo. Ubwo Tamara duhagaze imbere atwereka icyo dukwiriye gukora, kuko yatujemo adukunze, akunze ubutumwa buri muri iri torero. Murongo wa 27, ariko ubwo tubona yuko urubanza rwaciwe, bimenyekana ko Tamari ari mukuri. Tuzi neza ko yuko ibi bintu bigomba kubaho no mu minsi y'imperuka, kandi abantu bose bagomba kubona amakuru ahagije, bagasobanukirwa. Muri iyi minsi baratanga amatelefoni hose, mugira ngo ibi ni ibintu bigendera uko ibihugu byinshi byafunze iminwa y'abantu.
abantu ntago bemerewe kubwiriza ubutumwa. Kuvuga gusenga ahantu hose ari ibyapa, ntusengera aha, ntugire utya, ahantu hose ugomba kujya mu nsengero kandi nazo zirapfutse, zirimo sound proof, ibintu byo gusenga abantu barabirambiwe. N'umuturanyi yumva muvuga ijambo ry'Imana mu rusengero agahuruza polisi ati aba bantu baransakuriza. Ariko Imana nkuko tubibona aha ngaha amakuru azagenda nkuko yagenze ku gihe cya Tamari, kandi abantu bazahererekanya aya makuru, kandi abantu bazamenya ukuri, kandi aba bantu n'ibimenyetso bazabyibonera. Abantu rero mu minsi y'imperuka bazagira aya mahirwe, n'ubu barayabona. Amatelefone agiye kuba icyangombwa hose, ariko mbere y'uko hazamo ibyo byangombwa n'ibindi by'umugambi wa Satani wo guhata abantu bazabanza kubatoza bamenyerere za smartphones, kandi rwose bazabona amakuru bazahitemo icyo gukora mu gihe runaka. Ndashima Imana ko muri iki gihe amakuru yaragendaga ku gihe cya Tamari ubwo yarashumbirijwe, kandi ndasaba Imana ko aya makuru azakomeza kugenda no mu gihe cyacu, mu gihe tuzadusumbirijwe. Nuko mwiramukwa rya Tamari, impanga zari mu nda ye, akiramukwa umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata ahambiraho urudodo rutukura ati uyu niwe mfura. Ashubijeho igikonjo, uwari inyuma aravuka, umubyaza aravuga ati dore uko usatuye uku, gusatura kwawe kukubeho nicyo cyatumye mwita Peresi. Uyu ni umusekuruza wa Kristo, umwana w'umuhungu aravutse, Kristo aravutse muri uyu muryango. Icyo tubona nuko Satani yashyizeho gahunda zindi nyinshi zo kuyobya abantu, niba bishoboka ngo n'intore ziyobe. Yashyizeho gahunda nyinshi ku buryo nanone abana bari babiri abantu bakagera n'uwo bibeshyaho ko ari we mfura. Ariko Imana ishimwe, imfura iza ifite imbaraga nyinshi cyane, irahita abaravutse. Umubyaza ati dore uko usatuye uku, gusatura kwawe kukubeho. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo, bamwita Zera. Turashima Imana ko Imana yigaragaje muri uyu muryango, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Satani yarwanye inkundura ikomeye cyane kugira ngo aburizemo umugambi wo kuvuka k'umwana w'umuhungu no kwaguka k'uyu muryango. Ariko Uwiteka yarahabaye, akoreye mu bantu rwose baje muri uyu muryango bawukunze, muri itorero ry'Uwiteka ry'Imana barikunze cyane, bizeye amasezerano aririmo. Nguku uko Tamari yatebukije kuvuka k'umwana w'umuhungu muri uyu muryango, nguku uko duhamagarirwa muri iyi minsi yacu ngo natwe dutebutse kugaruka kwa Kristo mu minsi yacu. Ndasaba Imana ngo iki cyigisho ikomeze kukidusobanurira mu minsi yacu, kugira ngo turusheho gutebutsa kugaruka kwa Kristo, twe gutinya ko dutebutsa ubuhanuzi, ahubwo twizere ko n'ikimana dushakaho nicyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, umwungeri w'ubugingo bwacu, turagushimiye cyane yuko uvuganye natwe muri aka kanya. Turakwinginze ngo tumere nka Tamari, turakwinginze ngo dukize ubuyuda, ahubwo rwose tugandukire amasezerano waduhaye, tugukunde kurushaho kandi dutebutse kugaruka kwa Kristo. Nukuri muri iyi si turimo, ubwo hari byinshi bishoboka bigwabiza umugambi wo kuvuka k'umwana w'umuhungu, bigwabiza umugambi wo kugaruka kwa Kristo, reka duhagarare tudategwa nka Tamari, ahubwo dutebutse kugaruka kwa Kristo ubwo uzaza uzaducyure mu bwami bwawe. Tubisaba mu izina rya Yesu, amena. Uwiteka abaho umugisha, mugire isabato nziza.